Reka tubasuhuze cyane abakunzi b'Umurage Live TV cyangwa se abakunzi b'Umurage Newspaper Limited. Mudukurikira muri mu mpande enye zitandukanye z'igihugu, birumvikana hari amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Ariko nanone ntitwakwirengagiza mwe mwese muri mu bice bitandukanye by'amahanga cyangwa se diaspora. Atubabwira tuti tubahaye ikaze mu kiganiro cy'Umurage Live TV, aho tugiye kuganira noneho ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Ururimi rw'Ikinyarwanda usanga ari ururimi abantu benshi bagenda birengagiza, cyane iyo yagize amahirwe akajya mu bihugu byo hanze akaza atazi kuvuga Ikinyarwanda ataramarawe n'amezi 3 cyangwa 4. Ibyo tuyifata nko gusuzugura ururimi rw'Ikinyarwanda. Ariko nyamara ururimi rw'Ikinyarwanda mwibuke ko ni ururimi kavukire, ni ururimi rwubashywe, ni ururimi wagakwiriye guha agaciro, ni ururimi rufite ubukungu kamere, kuko ni ururimi ruguha umwimerere wowe uriwe. Hano rero mu kiganiro ntago turi twenyine, ahubwo turi kumwe n'abanyeshuri ba Mugogo Gahara hariya mu karere aka Kirehe. Bagiye kutubwira ese ubundi ururimi rw'Ikinyarwanda rufite ubukungu kamere buhe, cyangwa se nakaye gaciro ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Ururimi rw'Ikinyarwanda ruhatse ubumenyi butandukanye, dore ruhatse byinshi udatuma byibagirana. Ibuka ko ari ubukungu n'umutungo kamere by'igihugu cyacu, ibuka ko ari ingobyi y'ubumwe n'umuco wacu, indimi ishami zidufasha kwihutisha iterambere. Reka tukomeze dushimire aba banyeshuri, tubabwira ko barakomeza kugenda badufasha mu kiganiro cyacu. Ubundi hari abantu benshi basuzugura ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko ururimi rw'Ikinyarwanda ni ururimi rw'abasogokuruza, ni ururimi kavukire, ni ururimi rwadukujije, mbese muri make ni umurage. Nk'uko ikinyamakuru cyacu cyitwa Umurage, mumenye ko n'ururimi rw'Ikinyarwanda ari umurage, kandi none rukaba agaciro kacu kuko ni ururimi rw'igihugu. Wowe wemera ko ukeneye umurage w'u Rwanda, ukaba ukeneye agaciro, ukaba ukeneye kuba umwene gihugu, agaciro ururimi rw'Ikinyarwanda. Reka tubaze abatumirwa bacu, ese koko mwabatumirwa mwe ko mubisobanukiwe nkurikije ukuntu mwagiye mukora imivugo itandukanye, mubona ururimi rw'Ikinyarwanda atari umurage ndetse n'agaciro ku Rwanda? Ururimi rw'Ikinyarwanda ni umurage rusange ntagereranywa, n'ishingiro ry'agaciro k'Abanyarwanda. Amategeko agira umwanya w'imena mu ruhando rw'izindi ndimi zikoreshwa mu Rwanda. Itegeko nshinga rigena ko ari rwo rurimi rw'igihugu, rukaba n'ururimi rw'ubutegetsi mu rwatubyaye. Bityo dore ikibabaje none mutari muzi, abayobozi, abanyamakuru, abapasiteri, abapadiri, nitwe twagafashe ya mbere mu kwigisha amahanga yose n'Abanyarwanda Ikinyarwanda, ariko nitwe turimo kucyica. Ese koko twe duhura n'imbaga nyamwinshi y'Abanyarwanda n'abandi banyamahanga, turamutse dukoresheje neza ururimi rw'Ikinyarwanda byagenda bite? abayobozi muri rusange mutwemerere kuvangavanga indimi bicike, ururimi rukoreshwa rugomba gukoreshwa kandi mu gihe cyarwo, kuko kenshi na kenshi benshi mu bageneye ibiganiro badasobanukirwa neza, bagasobanyaho kugira ngo basenyere umugozi umwe, bityo bigatuma batagera ku ntego z'aho bahaye ikiganiro yifuzaga ko bagera. Abayobozi b'amadini, abanyamakuru, tubaye intangarugero tugakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda neza, tugakoresha amabwiriza y'imyandikire y'Ikinyarwanda, twaba urugero rwiza bigatuma dutoza abatuyoboka gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda neza. Ababyeyi rwose ibintu turi gukora ntabwo ari byiza. Umwana kumubwira ngo najye kwa nyirasenge, kumubwira ngo najye kwa shangazi, ngo najye kwa tonto. Ubu ibintu turi gukorera aba bana ni ibiki? Mwabana mubyakira mute ko ababyeyi bacu cyangwa se ababyeyi banyu aribo bari kwica ururimi rw'Ikinyarwanda? Ukoze hasi unyibutsa gutora ibuye, reka mwibarize wowe mubyeyi, nibyo koko nigishijwe kukubaha, ariko ngira impumbu nkahungetwa, nkahungabana umubiri wose, iyo utanoze Ikinyarwanda kinoze, ukantuma kwa Mujongo
kinoze, nta sano nzaba mfitanye n'urwambyaye, nzaba ngifitanye n'amahanga, nzaba ndi uwo ntari we kandi nakagombye kuba uwo ndi. Ubumwe bwacu ntibuzandanga, ururimi rwacu ntiruzaduhuza, ubwo nzaba ndinde. Subiza wowe mubyeyi, ni wowe ufite inshingano zo kugira wawe. Ese aba bana hari icyo baba basaba inteko y'umuco kugira ngo ururimi rw'ikinyarwanda rukomeze rusigasirwe? Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nitwemerere yakira icyifuzo cyacu, uwakongera amashama mu bigo by'amashuri no kuvuga no kwandika ikinyarwanda kinoze, abana bakagera mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimba ari abahanga bakoresha ikinyarwanda kinoze. Yaba imbarutso yo gukomeza gukoresha ikinyarwanda kinoze, twavamo ba mutima w'urugo b'ejo hazaza, ababyeyi n'abarezi b'abana b'u Rwanda, abayobozi beza mu nzego zinyuranye, nk'uko ababyeyi urugero mpamvu yombi mutubera icyitegererezo, byashoboka gutera ikirenge mu cyanyu, twavamo abahanga bagirira imiryango yabo igihugu ndetse n'isi akamaro. Ubwo umunyamakuru w'Umurage Newspaper Limited yasuye inteko y'umuco kugira ngo baganire kuri iyi video y'aba bana yagiye ihererekanwa ku mbuga nkoranyambaga, aho basabaga inteko y'umuco kugira ngo itegure amarushanwa hirya no hino yo kuvuga ndetse no kwandika ikinyarwanda. Twavuganye n'inteko yungirije ushinzwe iterambere ry'umuco Uwiringiyimana Jean Claude, yatubwiye ko basanzwe bakoresha amarushanwa haba mu bahanzi ndetse n'abandi bantu batandukanye, birumvikana ni ingeri zitandukanye ku rwego rw'igihugu kugira ngo bahembe abitwaye neza. Atubwira ko n'aba bana bakoze uyu muvugo bagiye kubakurikirana kugira ngo barebe ko hari icyo babafasha kugira ngo impano yabo igende itera imbere. Ikindi kintu yatubwiye ko hari abantu batandukanye bagenda bica ururimi rw'ikinyarwanda nkana, ugasanga bari gushyoma nk'abahanzi, agasanga abandi bantu kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda nabi, ariko hanavuga ko hari abo atarenganya bitewe n'amateka. Hari nk'abantu bakoze baba mu bihugu byo hanze ntibagira amahirwe yo kuvuga neza cyangwa se yo kumenya ururimi rw'ikinyarwanda, ariko hari abandi yagaye abantu bica ururimi rw'ikinyarwanda ku bushake bwabo, bagamije kwereka abantu ko ari abantu b'abasirimu. Ese umusirimu uvuga nawe ururimi kavukire rwe ni musirimu bwoko ki? Ikindi kintu yavuze ko abantu bavanga indimi, ivangandimi, bataba bahaye agaciro igihugu cyabo, ururimi rwabo, ndetse bataba bahaye agaciro n'abo barimo kubwira, kuko iyo uhaye agaciro ugiye kubwira ukoresha ururimi ari buze kumva. Wowe rero uvanga indimi uba wimye agaciro urimo kubwira, wimye agaciro igihugu cyawe, ndetse wimye n'agaciro ururimi kavukire. Ngira ngo hari umudiyasipora uherereye hara mu gihugu cya Canada, ariko ni umunyarwandakazi ndetse akaba n'impirimbanyi y'umuco nyarwanda. Iyo murimo kuganira akubwira ko igihe igiciro kizaruta agaciro k'umuntu, ibintu bizaba byageze iwa ndabaga. Reka twisuzume turebe, ese mwa abanyarwanda mwe murimo gukurikira Umurage Live TV, by'umwihariko iki kiganiro kiri kubakundisha ururimi rw'ikinyarwanda, haba ku bumuntu, haba mu buzima bwa buri munsi, murabona igiciro kitarimo gusumba agaciro? Umuntu ari kuvuga nabi ururimi rw'iwabo kugira ngo abone indonke, kugira ngo abone icyubahiro, ariko ndagira ngo nkubwire ko nk'uko Uwiringiyimana Jean Claude intebe yungirije inteko y'umuco yavuze, niba utazabonera ubukire mu muco wawe ahandi wose uzajya, noneho uzaba umutindi wo kubabarirwa. Mureke duha agaciro umuco wacu, by'umwihariko ururimi rw'ikinyarwanda turukundishe n'amahanga, ubundi u Rwanda rwacu ruhinduke paradizo, nk'uko indirimbo y'igihugu yabivuze ngo ururimi rwacu ruraduhuza. Ni mudaha agaciro ururimi rwacu, ntaho abanyarwanda bazaba bahuriye.
murakoze, mukomeze mugire umunsi mwiza.